urugendo rwo kuva mu Rwanda i Kigali werekeza i Burayi mu bihugu birimo Ubufaransa mu mujyi wa Paris ndetse Ububiligi umujyi wa Buruseli n'ahandi hagiye hatandukanye mu duce tw'i Burayi, rwari rumeze nk'urugendo rwo kuva mu isi ujya mu ijuru. Abarokore bajya babitindaho bakaririmba bakavuga bati tuzataha igihe nikigera tuzataha. Niko byari bimeze kuri bano bakobwa babiri ubwo bateguraga kujya i Burayi. Bari batakirwiyambitse ariko byarangiye bagiyeyo. Mbega ubwuzu, mbega DJ Brian ndetse na mugenzi we Tesha Sharon, byari bikomeye cyane. Bari babikumbuye, yewe baravuga ngo umuntu akumbura icyo yabonye cyangwa icyazi. DJ Brian yari asanzwe abikora, ariko mugenzi we Tesha ntabwo yari asanzwe abikora, ahubwo yari agiye kubyiga ku nshuro ya mbere. Reka nze twitseho. Abantu baribaza bati ese Tesha arakabya cyangwa niko byakabaye bigomba? Overrated, yes or no? Iyi ni Afro10 TV, njye rero nk'ibisanzwe dutuye tubana hano umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo ikaze nanone ku biganiro byacu. DJ Brian uyu nguyu waje yihiringa ku mihanda ya Kigali, maze uwitwa Anita Pendo the DJ MC umunyamakuru akamufasha maze akamwigisha ubu DJ. DJ Brian yahise yinjira imihanda, yaje akennye koko. DJ Brian yagiye akora ibiganiro bitandukanye kuri MIE Empire kwa Emirene. Iyi ni channel yari ikiri ntoya, yari itarakomera cyane yuko witwa Irene yari umunyamakuru ukomeye ariko amenyerewe kuri The Choice Live ku Isibo TV. Uwitwa Yago Pondat kuri channel ya Yago TV Show no yagiye amuha ama interview, maze uwitwa DJ Brian arigaragaza. Nyuma yaho yaje kugaragara uwitwa Murungi Sabe, aramwandikira amutumira kuri channel ya Isimbi TV. Ahangaha niho ruba ruzingiye, bakubwira yuko iyo wicaye ku Isimbi TV ubuzima bwawe burahinduka byanga bikunda. Murungi Sabe nawe kandi ntago ajya atinya kubivuga, arakubwira ati nta muntu n'umwe nigeze mfasha ngo byange, kandi kuko twabonye ingero z'abantu benshi ubuzima bwawe buhindutse 100% iyo uramutse wicaye ku Isimbi TV. Niyo byaba byaranze bihita byemera. Nyuma yo kugenda Sabe akaverifyinga Isimbi TV, akabona yuko uwitwa DJ Brian akwiye kuba yahicara, maze asubira inyuma yitegereza ibiganiro yakoze kuri Yago TV Show no kuri MIE Empire. Maze Murungi Sabe ahamagara witwa DJ Brian amusaba ko bakorana ikiganiro ku Isimbi TV kugira ngo abone uko amufasha. Niko byagenze. Witwa DJ Brian yahise ahindurirwa ubuzima ku buryo bugaragarira buri wese. Witwa DJ Brian yaje gushinga foundation y'abana bo ku mihanda nk'uko nawe yakuriye ku muhanda. Arabafasha. Icyo gihe yashinze Bika Store irimo na alimentation aho nahagana mu Gatenga kugira ngo ajye abone uko afasha abo bana. Yakomeje akazi ku DJ, maze yurira ama stage atandukanye kandi manini, ariko yaje kurira stage ya Kasamutwe ubwo 1:55 AM bamuhaga akazi ko kujyana n'umuhanzi wabo Bruce Melody muri tour yakoreye i Burundi. Maze DJ Brian atangira kuba DJ mpuzamahanga utari uwo mu Rwanda gusa. DJ Brian kandi yakomeje gukora akazi ke nk'ibisanzwe, ariko nawe hari inshuro yiyemerera akavuga ati
ahangaha nanjye nahise numva ko ndi umudije wa danje. Ubwo yabonaga ko rije bakamubwira ko ahawe akazi muri kampeni yo kwamamaza umukuru w'igihugu His Excellency President Paul Kagame mu matora yabaye 2024-2025. muri kampeni zo kwiyamamaza DJ Brian yarigaragaje kugeza ubwo nawe akwibwira ati ahangaha nanjye nahise nemera manika amaboko ndavuga ati ndi DJ koko, ndi umu DJ wa danje. Nyuma yaho kandi yaje gushinga YouTube channel ayita DJ Brian Vogue, maze akimara kwishinga yakugendeye mu ntara y'Iburasirazuba ahitwa Nyagatare akuzanira witwa Tesha Sharoni, maze bakajya bakorana ibiganiro. Uwitwa Tesha nawe arigaragaza mu buryo bwe bitewe nuko witwa Tesha nawe ari umuntu ugira stories zisekeje, abantu barabimukundira. Noneho witwa DJ Brian amusiga ku gikundiro cye ngayo nguko. Nyuma yaho kandi baje gushinga groupe bayita Abara, harimo abo mu Rwanda ndetse n'abantu b'i Burayi. Uwitwa DJ Brian ndetse n'uwitwa Tesha mu bihe bishize baje gupanga urugendo rwo kujya gusura no guhura n'Abara i Burayi. Babipanga kujya mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris ndetse no mu gihugu cy'Ububiligi, umujyi w'Uruseli ndetse n'indi mijyi itandukanye. Niko byagenze bategura urugendo barashya barashyuha rwose. Witwa Tesha abantu benshi cyane bari bazi yuko nagenda atazagaruka, ariko yagiye abijeje yuko azagaruka. Niko byagenze kuko baragiye barasura bahura nabo bita ngo abafurama n'abafuramakazi bo mu Bara, nk'uko batuwe babana cyangwa se batuwe bakundana nabo bo muri ibyo bihugu. Ariko witwa Tesha yahawe visa nk'umuntu wari uyihawe bwa mbere, ahabwa igihe gitoya kugira ngo barebe yuko atazanga gutaha. Byabaye ngombwa yuko ataha mbere ya DJ Brian. DJ Brian niwe wa wundi nakubwiraga ni umuntu akumbura ibyo yabonye. DJ Brian yaratuwe ajyayo, nubwo ari igihe yigeze kujyayo bikamubera bibi ubwo yajyagayo maze akabura, bikamubana ibintu bikomeye cyane. Uwitwa DJ Brian yaje kugaruka mu Rwanda nawe, maze Tesha na DJ Brian barahatwika kugeza na magingo aya ngaya. Bavuga bati ntabwo byari byoroshye kuva i Kigali ukajya i Burayi ku nshuro ya mbere kuri Tesha. Ese ni overrated, yes or no? Ibi ngibi ntabwo mbyita ko ari ugukabya, kubera yuko abantu benshi cyane kubona visa birabashimisha ndetse rwose bibakora ku mutima, nk'uko n'uyu nguyu witwa Tesha byamukoze ku mutima. Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bitakabirijwe, ahubwo rwose ibyo yakoze nibyo. Kubona visa ntibiba byoroshye, ndetse kubona ubushobozi bujya i Burayi, muri Amerika n'ahandi, ibyo ni ibintu bitagerwaho n'abantu bose. Niyo mpamvu bibayeho aba ari surprise imwe ikomeye cyane. Reka minira ahangaha ni byinshi twavuga. Iyi ni Afro10 TV, ngende Hero Willis, ukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka mubwire ni Astra Vista.